ko numva umurimo ufite yego tari ko gutera ubwoba ariko urakomeye kandi uzafasha benshi. yego ni igiki kibigutera usebye mu ijambo ry'Imana ndabyumva ni turaryemberana irya mbere ariko hari ubuzima donc waba waranyuzemo ku buryo bikwereka kumva akababaro kubabaye? yego ni ukuvuga ngo muri uru rugendo umuntu aca mu bintu bitandukanye. hari ubuzima nagiye ncamo. yego ikintu nahuye nacyo gitangaje twigize twasenga njye n'undi mu mama nuko icyo gihe dusenga umwami Imana aratubwira ati mugende kwa muganga munsurira abantu. urumva n'ubuzima kuva ndi muto kugeza ubu ngubu naciye mu bintu bitandukanye kandi nk'uko wabivuze ngo uw'Imana izakoresha ibikomeye imucisha mu bikomeye. by'ukuri nagiye niga amashuri atandukanye atari ukuvuga ngo ibihugu tubamo ntabwo wateka ngo ujye gusura abarwayi ngo ujyane ibiryo ngo usure abantu ngo badafite ibiryo ngo baba mu bitaro ngo babuze uko bivuza kuko iyo niyo mirimo twajyaga dufatanya tugakorana bene data ngo umuntu yabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro cyangwa se yego bo twongeye kubasuza inshuti bavandimwe ku Mpamba Nyayo TV. Ngewe rero mukurikiye nkuko bisanzwe ni Felicien, tubahaye ikaze mu by'ukuri kandi tunabakomeza. Hari igihe umuntu agera mu buzima mu by'ukuri bw'intege nke, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ufatika, warwaye ntibimeze neza, ukazi wenda bakwirukanye mu by'ukuri ukumva wanzwe. Ndagira ngo nkubwire mu by'ukuri Yesu arakuzi kandi arakuzirikana. Hari umuririmbyi waririmbye ngo Yesu niwe nihishemo, mu by'ukuri ihishe muri Kristo Yesu uragubwa neza. Nubwo abantu batakwitaho ariko Kristo iyo akwitayeho mu by'ukuri ibintu byose bigenda neza. kandi n'ibyo ngibyo ubona bimeze gutyo Kristo abihindura intwaro yakugeza ahantu runaka. Ngayo nguko rero ndagukomeje. Hanyuma rero nkuko mubibona imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa. Reka munyemerere muhereze ikaze atangire atwibwira. Muraho neza? Muraho neza. Yego, wasuza abadukurikiye ku Mpamba Nyayo TV ndetse yego. Ndabasuhuje abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo. Nsuhuje abakunzi b'Impamba Nyayo TV ndetse na Murika TV. Yego. Yego, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Umuhoza Sylvie, ndi umubyeyi mfite abana n'umutware, ndi umukristo nkunda Yesu. Amen. Hanyuma rero no kuri Murika TV turabasuhuje. Uyu munsi twahuje amacano abiri. Murumva ko mu by'ukuri Uwiteka Imana aragenda atugenza neza. Murika TV kumwe n'Impamba Nyayo TV. Nifite Impamba Nyayo TV, genda umurike. Ubwo se urumva mu by'ukuri ibyo bintu bibiri bifite ibintu bimeze neza. Hanyuma rero Sylvain, hari amakuru twakiriye. Yego. Twamenye yuko iyi channel ya Murika yego igiye kuba mu by'ukuri ugiye kujya uyikoresha nk'urubuga cyangwa nka platform. Hari ibikorwa runaka ugiye kuja unyuzaho. Yego. Watangira mu by'ukuri ubibwira abadukurikiye aba ku Mpamba Nyayo TV ndetse no kuri Murika TV kugira ngo barusheho kumenya ni ibihe utuzaniye ako gaseke ufite nakahe. Yego. Mukoze cyane. Iyi channel wenda nabanza nkayivugaho. Channel yitwa Murika. Iryo zina ubwaryo turarisanga muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 16. Ahari reka tuhasome kugira ngo abadukurikiye babashe kubyumva nabo. Haravuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu
ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Iyi cano igendanye n'umurimo tugiye gukora. Yego. Mu by'ukuri tumaze igihe tuwukora, nuko twifuje kuwukora mu buryo bwagutse. Yego. Kugira ngo tubashe kuwufatanya na bene data bari hirya no hino. Kugira ngo ni muri ubwo buryo turimo gusaba ibyangombwa byagutse, hanyuma nitubibona tuzatangira gukora mu buryo bwagutse cyane. Ariko n'ubu ngubu turakora, n'ubundi twakoraga, n'ubu turacyakora. Hanyuma ibyo bikorwa ni ibihe rero? Ibyo bikorwa nabyo turabisanga muri Matayo ibice 25 kuva ku murongo wa 31 tukageza ku murongo turageza ku murongo wa 46. Reka tutangire dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gucirwaho iteka. Ngo umwana w'umuntu ubwo azazana abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatoranirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Umurongo wa 37. Ngo abakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye uri mu nzu y'imbohe, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Amen. Wenda nawe wagarukira aho ngaho mu by'ukuri message irumvikana. Bivuze ngo mwebwe kumurika kwanyu mu buryo mugiye gukora bishigikiwe n'ijambo ry'Imana. Bishyigikiwe n'ijambo ry'Imana. Ubutumwa ni ibikorwa by'imirimo. Yego. Muri make nashaka no kurangiza naka ko hasi, kuko harimo igihembo cy'ababikoze n'igihano cy'abatabikoze. Yego. Ngo azabwira abari ibumoso ati, nimuva hondi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari nshonje ntimumfungurire, nari mfite inyota ntimwampa icyo nywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, mwami twakubonye ryari ushonje, cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Yego. Muri make hari kuba umucyo, ni ukuvuga ngo Kristo ari kubwira abantu ngo muri umucyo w'isi. Yararimo abwira abakristo. Yego. Yararimo abwira abamaze kumwizera no kumwemera, bavuye mu nzira mbi bakinjira mu yindi nzira y'ubwami bwe. Hanyuma nk'abakristo, nk'abana b'Imana, twararebye turavuga se turaba umucyo gute? Turamurika dute? Turamurika gute?
niko gufata ni amagambo menshi yo muri Bibiliya avuga ku mirimo, avuga ku kwihana. Niba wamaze kwihana ibyaha byawe ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ugahindurirwa ubwami, ni ukuvuga ngo ukava mu bwami bw'umwijima ukinjira mu bwami bw'umucyo. Ikiba gikwiye gukurikiraho ni ugukora imirimo myiza y'abera, kugira ngo hano muri Matayo dusomye utazashyirwa ibumoso kubwo kudakora ya mirimo. Ni muri urwo rwego rero nk'umuhamagaro twabikoraga, ariko noneho bisa nk'aho ari bitoya. Twiyemeza guhaguruka dufatanyije na bene data, noneho twake ibyangombwa bitwemerera kubikora byagutse. Ariko mu kubikora byagutse harimo guhamagarira bene data bari hirya no hino ku isi. Hariho nk'umuntu uba wumva yakora umurimo ariko atazi ngo ndakora uwuhe murimo, ndaca mu zihe nzira, ndabigenza nte, buse ndajya gusura abarwayi. Urugero nk'ahantu tuba, ibihugu tubamo, ntabwo wateka ngo ujye gusura abarwayi, ngo ujyane ibiryo, ngo usure abantu ngo badafite ibiryo, ngo baba mu bitaro, ngo babuze uko bivuza. Kuko iyo niyo mirimo twajyaga dufatanya tugakora na bene data. Ngo umuntu yabuze amafaranga yo kwishyura ibitaro cyangwa se bo baba babifite ahanini, kuko umuntu yari mu bitaro aba afite guhabwa ibyo kurya, aba afite ubushobozi bwo kuba yakivuza. Noneho turavuga tuti reka tubikore mu gihugu cyacu, niho twahera. Hanyuma duhamagare na bene data, twicare kuri murika, turangurure abari hirya no hino, ababuze uko babikora, udafite n'ubushobozi bufatika ariko akaba afite umwanya, akaba afite amaboko, baze dufatanye dukore. Hanyuma rero mu by'ukuri ni igitekerezo cyiza. Reka tubabwire ngo felicitation, kandi mu by'ukuri tubabwire ngo Imana yo mu ijuru ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Hanyuma ni igiki wabwira abakristo mu by'ukuri bagiye bakora imirimo runaka bagakomeretswa n'imirimo bakoze? Ni igiki wababwira? Ikintu nababwira, Bibiliya itubwira ko imirimo y'abera izapimwa, kandi ngo izapimishwa umuriro. Mu by'ukuri itubwira ko imirimo izahabwa agaciro ari imirimo yakoranwe urukundo. Icyo nababwira, iyo ukoze umurimo mwiza ugakomereka, akenshi wumva ubivuyemo, wumva wicujije, wumva witotombye, wumva utishimye, bigatuma ahari na wa murimo udahabwa agaciro kuko waguteje gucumura. Icyo nababwira rero ni iki ngiki: bakora umurimo, bo bakore icyo umwami Imana atubwira, hanyuma barangize inshingano zabo, hanyuma kubwo gukomereka bihangane, kuko umwami Imana ari uzabagororera. Bere kwita ku kintu cyose cyatuma umurimo we yakoze kandi umuvunnye urimo kwitanga no kwigomwa. Hanyuma Sylvain, uw'Imana izakoresha ibikomeye imunyuza mu bikomeye. Tubona urugero rwinshi ku bantu mu by'ukuri bagira banyura mu bikomeye, kumva Imana yo irimo iragira ngo bazagirire abandi bantu neza. Ko numva umurimo ufite tari ko gutera ubwoba, ariko urakomeye kandi uzafasha benshi. Ni igiki kibigutera? Usebye mu ijambo ry'Imana ndabyumva, ni turaryembera ni rya mbere, ariko hari ubuzima donc waba waranyuzemo ku buryo bikwereka kumva akababaro kubabaye. Ni ukuvuga ngo muri uru rugendo umuntu aca mu bintu bitandukanye. Hari ubuzima nagiye ncamo, ko nakuze ndi imfubyi. Imfubyi rero uko byagenda kose ica mu buzima butandukanye, rimwe na rimwe abantu batamenya. Hanyuma urumva ni ubuzima kuva ndi muto kugeza ubu ngubu, naciye mu bintu bitandukanye, kandi nk'uko wabivuze ngo uw'Imana izakoresha ibikomeye imucisha mu bikomeye. By'ukuri nagiye niga amashuri atandukanye, atari ukuvuga ngo n'ay'umubabaro
y'umubabaro, kuko mu by'ukuri ndashima Imana cyane. Amen. Ntago ndigera ndara mu bitaro n'umunsi umwe, keretse wenda nagiye kubyara. Sindi kubikora kubera ko wenda narayemo nkabona abantu baraje barangaburiye naburaye. Hoya, ni kubwo gukunda Kristo. Njyewe kubwo gukunda Kristo nshaka kumenya ni iki akunda ubundi. Yego. Ni ibiki yagezeho akabitindaho. Ni iki ate, ariko ibyo bihabwa n'umuntu ukunda gusoma ijambo ry'Imana kandi ukunda Kristo by'ukuri, atari by'uburyarya cyangwa se atari byo ku magambo. Ubikora donc nk'umuhamagaro. Bikora nk'umuhamagaro, ariko n'ubuzima butandukanye nagiye mbona. Yaba ubwo nabonye ku bandi, yaba ubwo nabonye wenda kuri njyewe. Hanyuma ushobora no kuba utarwaye ngo umuntu akugemurire wari uburaye, uhure wumve akababaro ko kuba umuntu yari aburaye, ariko ukagira ikibazo nawe kindi gikomeye gikeneye umuntu wakugoboka muri ako kanya. Ukabasha kumva iyo umuntu akeneye umuntu wamugoboka biba bimeze bite, ese iyo amubonye bigenda bite. Hanyuma tukabihuza n'ubukristo, tukabihuza n'ijambo ry'Imana, bigatuma ubikora wumva ubikunze cyane. Yego. Hanyuma reka wowe udukurikiye tukubwire ngo mu by'ukuri wagize neza kudukurikira. Ariko umva, ari umwanditsi wanditse muri Yakobo, ngira ngo ni ibice 2 umurongo wa 14 nimba ntibeshe, aravuga ngo kwizera kutagira umurimo ngo kuba gupfuye ubusa. Reka rero mbabwire mu by'ukuri ngo imirimo y'abera izibukwa. Imana dukorera, Imana yaturemye, ngo nta by'ikirandirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera. Yego. Icyo wenda dusoza nakongeraho, nashishikariza, ubundi twajyaga tubikora buriya kwa muganga haba hari abantu batandukanye, yaba bene data bari gutakira Uwiteka amanywa nijoro, ati nabuze umuti, nabuza yo kwishyura ibitaro kandi narangije kuvurwa ngo ntahe byibuza ngere mu rugo, nabuze ibyo kurya, iwacu barantaye, nta muntu ushobora kunsura, bakaba bashonje barimo gutakambira Imana. Hanyuma Uwiteka yareba abakristo afite mu isi cyangwa se no mu gihugu, ku isi hose, akabona abakabaye bakora ibyo ngibyo ntabwo barimo kubikora, kandi umurimo urahari ni mugari. Ndahamagara abantu bose, abari kure n'abari hafi, muze dukore. Umurimo urahari, umurimo ni mugari, kandi Kristo nawe dutegerejemo umumaro. Yego. Hanyuma ni igiki witeguye? Yego. Avuze ngo urumva ushaka kubikora mu buryo bwagutse mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni byiza cyane mu by'ukuri. Turagusabira kugira ngo Imana igushoboze, kandi ibi ngibi ni byiza, birimo gukangura abantu benshi. Yego. Hanyuma tukibaza duti uzabikora mu buhe buryo? Uburyo tuzabikoramo ntabwo ari njye njyenyine, mfite na bene data dufatanyije. Yego. Ni ukwiheraho twebwe ubwacu. Yego. Buri wese icyo afite, yego, kivuye mu mirimo y'amaboko yawe, ukakizana uko kingana, tugahuriza hamwe, tugakora wa murimo. Yego. Hanyuma n'udafite icyo afite, turashaka imbaraga ze, turashaka uwo mwanya we, kugira ngo n'uwagize icyo atanga ari mu kazi haboneke ujya kukigabura. Yego. Turahamagarira umuntu wese ufite n'udafite, ariko ntawe udafite, kuko niba uri na muzima ukaba ufite amaboko, urafite ngwino zana izo mbaraga. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma hari ushobora kudukurikira kumva mu by'ukuri hari icyo yakora. Yego. Ashobora kubabonera he, yababona gute, adresse? Yego. Ashobora kuba ari mu Rwanda, ashobora kuba atari no mu Rwanda. Yego. Hanyuma kuri munsi ya channel yacu, turazajya dushyiraho nimero yatubonaho. Hanyuma tuzaba dufite icyicaro mu Rwanda, tuzakomeza kubarangira. Yego. Mu gihe ibyangombwa byemewe bizaba byabonetse. Yego. Ariko bitavuze ko n'ubu turakora, ni ibintu dukora rwose, tugiye kubyagura, ariko turabikora cyane. Umurimo twarabibonye ko urahari munini, abana b'Imana baze dukore. Ni nk'iki waba warahuye nacyo wenda muri ibyo bikorwa nyine by'urukundo, kugaburira abantu, kugemura, wahuye nacyo kitangaje utari witeguye?
ikintu nahuye nacyo gitangaje twigeze twasenga njye n'undi mu mama nuko icyo gihe dusenga umwami Imana aratubwira ati mugende kwa muganga musurire abantu banjye baturangira aho bari hanyuma mu kubasura hari harimo abantu barembye tubagezeho tudafite n'icyo twari bwabahe bagira umunezero mwinshi kuko batari bafite umuntu basura n'umwe icyo kintu cyaranejeje hanyuma natangajwe nuko nyuma yo kubasura tukabagaburira tukabavuza tukabagurira imiti batari bafite kugira ngo bavurwe byose byarakozwe baranezerwa nyuma barataha bataha bishimye bahabwa ubugingo mbona ko ntangazwa n'ukuntu Yesu yakabaye yarabacyuye na mbere mu gihe badafite umuntu ubasura ariko arashaka babanze babone umuntu basura banezerwe nyuma abacyure ariko banezerewe mu by'ukuri nubwo tugiye gukora turi gufasha Kristo umurimo ukomeye kugira ngo tubashe hanyuma ikindi nakongeraho nuko ntago ari cyo gusura abarwayi byonyine tuzakora tuzita no ku bana baba badafite aho baba bari mu muhanda tubafashe mu buryo butandukanye ariko tageti yacu ari ukugira ngo abatari bamenya Kristo tubereke urukundo tubashyikirize inzira ya Kristo bivuze ngo ni ivugabutumwa ariko ry'imirimo mwebwe biciye mu mirimo amen 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 Imana igufashe kandi bashigikire mu by'ukuri Imana ikomeze kurushaho kukwagura kubagura we na bagenzi bawe ni iki wabwira abantu bagukurikiye muri rusange wabasaba gukora ikintu nabasaba nk'uko nakomeje mbibabwira ni ukuza tugakora birashoboka ko ufite iyindi mirimo itandukanye ukora hirya no hino ni byiza ariko bigushobokeye waza n'ubundi tugakomeza tugafatanya mu gihe ubishoboye ndashishikariza umuntu wese mu bushobozi bwe nk'uko nabivuze ubushobozi ntabwo ari amafaranga gusa n'ubushake n'umutima ndashishikariza abantu bose bazi Kristo abagenzi bajya mu ijuru muze dukore amen mwabyumvishe nk'uko badusomeye muri Matayo kugira ngo 25:31 mu by'ukuri iyo umuntu amaze kwakira umuhamagaro kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe uba ukwiriye nanone gutera ikirenge mu cya Kristo no gufasha ubabaye no bya bikorwa by'urukundo nibyo Kristo adushakaho nk'uko yabivuze ngo nari ndwaye munkorera ibi n'ibi nari nshonje murangaburira nari ndwaye muransura ndi muri gereza ibyo bintu byose mu by'ukuri ni byiza ko nimba ubona ubabaye mufashe ntabwo wagombye gushimishwa nuko uri kugenda modoka nziza gusa nyamara hari umuntu ubabaye muturanye hari uwo muri famiye utameze neza hari n'abacikirije arega amashuri bite kandi bafite abantu turimo dukijijwe twirwa mu makorari hirya no hino duhabwa twongere dusubire inyuma tumenye ngo se Yesu icyo dushakaho ni igiki yego nakongeraho akantu yego kandi wenda nakongeraho dusoza ni ukwibutsa bene data bari hirya no hino ku isi ko Kristo ntabwo dukeneye mu nsengero gusa twuzuye tudafite imirimo igaragara kuko nkatwe twari tumaze igihe tubikora twarabibonye ko umurimo munini urahari kandi umurimo w'ivugabutumwa ku magambo gusa by'ukuri nahamya ko igihe cyabyo kirimo kurangira ahubwo dukora imirimo yonyine yivugire hanyuma nkibutsa abantu ko hari igihe Kristo agukorera nk'ikintu ni byiza kumushima n'umunwa n'amagambo ugatera haleluya ariko we ikimufata cyane nuko wamushima no mu bikorwa hari igihe nk'umuntu avuga ati ikintu Imana inkoreye ikintu Yesu ankoreye
iyaba yari ahari nari nko kumusohokana nk'ahantu cyangwa nkamugurira nka fanta, ariko biritubwiye ko ahari, ari muri babandi arahari. Reka kuvuga ngo iyaba yari ahari ngo wamuhobera, erega wagenda ugahobera n'uriya mukene, ukavuga uti uyu ni Kristo mpobeye kuko ariko yatubwiye, ndamushimiye, wamukorera ibitandukanye mu izina rya Kristo niba ko kumukunda. Reka dushishikazwe cyane no gukunda ibyo Kristo akunda no gukora ibyo ashaka, hanyuma ibyo yanga nabyo tubireke mu izina rya Yesu. Ndasoje, ndabashimiye. Murakoze cyane, mwakoze kubw'umwanya wanyu mwaduhaye. Namwe turabashimiye. Yego, hanyuma rero twasoza dusenga Imana. Yego, twubahe Imana dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye nyir'icyubahiro, tugushimiye ineza yawe, kandi uriho ntabwo wapfuye ngo uhere mu gituro, ndetse nta nubwo uri mu ijuru ngo ube wiyicariye ahantu kure twe tutakubona, ahubwo uri ino, uri n'ahangaha, uri hagati mu bantu bawe. Reka abagushakashaka cyane bakubone, reka abagukorera nabo ubiyereke, reka Mwami usure buri umwe, reka utwihishuriye kurushaho, reka udushoboze gukora ibyo ushima, ndetse ibyo wanga tubireke. Reka udutere inzara n'inyota byo kugushakana umwete no kugukorera. Ndagushimiye, nsengera abantu bose bazatwumva kugira ngo ukomeze kubiyereka, ubihishurire mu buryo butandukanye, kandi Mwami ubashoboze gukora imirimo myiza izabaherekeza kugira ngo bazabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Amen.